ku myaka 12 ubu utangiye guhanura. Yego. Byaje gute? Njye Marayika yaranyisangiye. Umwuka wera yanyisangiye mu rugo. Yego. Ndi mu masengesho y'iminsi 3. Yego. Ijwi ry'Uwiteka rinzaho. Manza gutinya cyane. Yego. Nuko. Rinjeho. Rinyemeza ko ngomba kuba umukozi. Yego. Azayikorera ku manywa na nijoro, mu mvura no mu zuba, kandi nta mpamvu ku murimo wayo. Yego. Yego. Akenshi bajya bavanga ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye. Yego. Noneho cyane niyo umuntu ahawe iyo mpano ari umwana, n'ibyari wigeze wereka nk'ibintu wajya kubibwira umuntu akagupinga agendeye ku myaka ufite, nyuma ariko bikaza gusohora akabona koko ko ari Imana igukoresha. Umuntu nahanuriye ndamubwira ati yari ari mu buzima bubi, ndamubwira nti Imana yo mwijiri irambwiye ngo ikuzamuye mu ntera kandi vuba byihuse. Yego. Ntabwo bibaye kera, nta nubwo bizaturuka mu maboko y'imiryango, ahubwo biturutse ku Uwiteka. Arashidikanya aravuga ati ko mbayeho gutya, niyo inzu ndimo kari ntizanyo, none kugira ngo bizagenda bite? Ati Mwuka wera arambwiye ngo azaguha n'inzu itameze nk'izindi, izaguha inzu itari amabati y'umweru. Yego. Yego. Nsengera n'undi muntu ndavuga ati Imana yo mwijiri irambwiye ngo ikijije umwana wawe ibisazi. Yego. Uyu mwana agomba gukira kandi agomba kuzaba umuntu ukomeye. Ubu ngubu uwo mwana ni umudogiteri tayazibo, kuko tugiye kuzajya tunyura ahantu tukerekana inzandiko, tukerekana abo turi bo. Turagusabye kugira ngo duhe izo nzandiko. Turahamagaye, duhamagaye yeri dapfa, duhamagaye ishobora byose. Nkunda kukubwira ngo urumwe ku mubumbe mu isi no mu ijuru, kuko uri Imana yihagije. Nekutayabo dosansegerere, ndasenze nsengeye ubwoko bwawe, ndategetse uburwayi buhunge, ndategetse Kristo amavunane nahunge, ndategetse inzara zihunge, ndategetse enekuta. Yes, reka tubasuze abakunzi ba Kandi TV show aho mere yose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abarimo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu banafashe urugendo hajya kureba abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi ndi mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika. Njye nk'ibisanzwe nitwa Imana Kandi, umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvugabutumwa n'impano nyinshi Imana yamuhaye agiye kutubwira. Nawe reka tumusabe atwibwire, narangiza nadusengero ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Manishimwe Julienne, ndi umumama ndubatse, mfite umugabo umwe n'umwana umwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego, reka dutangire n'isengesho. Nami Imana yacu databa twese mwiza, turasenze. Duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera, reka uterane natwe. Ikiganiro tugiye gukora nukuri gihumurize benshi, nukuri ababoshwe babohoke, kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Tugiye gutangira utangirane natwe. Nyiringabo uturinde umwanzi kirogoya, kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Reka Kristo ibyo urashima ari byo tuvugira hano hantu, ibyo utarashima Kristo ntitubivuge, ahubwo tuvuge tuvugishijwe nawe. Tugiye gutangira Kristo nyiringabo, reka Kristo uri kubane natwe kandi reka utegeke, kandi Kristo uragifungura, ufungura umutima we, ufungura ibye byose. Misabye kumara mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Julienne tuguhaye ikaze, Imana iguha umugisha. Nibwo bwa mbere tukwakiye. Akenshi twakiye umuntu rero tumubaza ibibazo byinshi uko tuba dukeneye kumumenya. Julienne asengera he? Sengera murangirikani. Ndi umuporoso, ndi umwangirikani utari wangirika. Yego. Imana idahana umugisha. Wowe ubwo ntago ubuhavuze zose twamenya ni he? Ni mu Burambi, mu Kamanga, Rukoro, mu Cyanika, mu Gitare. Sengera kuri Rusagara, paruwasi ni Gitare. Yego. Yego. Ikanisa ya Rusagara, paruwasi ya Gitare. Yego. Ubukidikoni bwa Gitare. Ububwiriza bwa Gitare. Paruwasi hajana dose. Diocese yashira. Yego. Yego. Imana ishimwe rero. Julienne wakijijwe ryari? Nakijijwe muri 2009. Akenshi iyo umuntu turi muri uyu murimo tuba twaraye impano zitandukanye. Amakuru mfite nuko uri umuhanuzi. Yego. Sinzi niba ari n'izindi mpano ufite. Ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, nsengera abantu. Yego. Wamara kubasengera
bagasubizwa bagatabarwa. Nsengera abarwayi bo mu mutwe, nsengera abamugaye n'amakanseri ajya abasha gukira. Urakijwe muri 2009. Iyo mpano y'ubuhanuzi yo yaje ryari? Yaje muri 2012. 2012. Urabona ya myaka ari ukuduhisha ntago byari byo. Ubwo 2012 waba ufite imyaka ingahe? 12. Yego. Ku myaka 12 ubu utangiye guhanura. Yego. Byaje gute? Njye Marayika yaranyisangiye. Umwuka wera yanyisangiye mu rugo. Yego. Ndi mu masengesho y'iminsi 3. Yego. Ijwi ry'Uwiteka rinzaho. Manza gutinya cyane. Yego. Nuko. Rinjeho. Rinyemeza ko ngomba kuba umukozi. Yego. Kazayikorera ku manywa na nijoro, mu mvura no mu zuba, kandi nta mpamvu ku murimo wayo. Yego. Yego. Akenshi bajya bavanga ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye. Noneho cyane niyo umuntu ahawe iyo mpano ari umwana, n'iryari wigeze wereka nk'ibintu wajya kubibwira umuntu akagupinga agendeye ku myaka ufite, nyuma ariko bikaza gusohora akabona koko ko ari Imana igukoresha. Ni umuntu nahanuriye, ndamubwira ati yarari mu buzima bubi, ndamubwira nti Imana yo mwijiri irambwiye ngo ikuzamuye mu ntera kandi vuba byihuse. Yego. Ntabwo bibaye kera, nta nubwo bizaturuka mu maboko y'imiryango, ahubwo biturutse ku Uwiteka. Arashidikanya aravuga ati ko mbayeho gutya, niyi nzu ndimo kari ntizanyo, none ukugira ngo bizagenda bite? Ati Mwuka wera arambwiye ngo azaguha n'inzu itameze nk'izindi, izaguha inzu itari amabati y'umweru. Yego. Yego. Nsengera n'undi muntu, ndamubwira ati Imana yo mwijiri irambwiye ngo ikijije umwana wawe ibisazi. Yego. Uyu mwana agomba gukira kandi agomba kuzaba umuntu ukomeye. Ubu ngubu uwo mwana ni umudogiteri. Icyo gihe yari afite imyaka ingahe? N'umugabo, yari umugabo ariko yarakoze divorce. Yego. Ariko ubwo abana na mama we ndamusengera kuko n'ubundi ni umwana, kuko natwe turabana. Kuko yari ari kumwe na nyina, niyo mpamvu akenshi barahita bavuga ati niyo mpamvu mvuze ngo ni umwana. Yego. Imana iragukoresha kuva muri iyo myaka kugeza ubu ngubu. Ni izihe mbogamizi ubona wahuriyemo nazo mu iyo mpano y'ubuhanuzi? Mu murimo ntabwo habura imbogamizi. Mu murimo ntabwo habura imbogamizi, kuko nazanye ijambo rivuga ngo kongere twubake. Yego. Ongera wubake mu murimo, ntabwo bibura. Mu murimo uhura n'imbogamizi nyinshi, uhura n'abaragutsikiza, uhura na bene so bakagutsikiza, ariko komeza ugende. Haleluya. Komeza ugende ntucogore, komeza ukore, ongera wubake. Inkike zawe zasenyutse, hari aho uhura n'abantu inkike bakazisenyura, inkike zigasha, ariko ndagutangariza ngo komeza wubake. Yego. Imbogamizi ntizabura. Ku myaka 12 uri umuhanuzi, birumvikana wari umwana, ukorera Imana uri umwana, ukorera Imana uri umwangavu, ukorera n'Imana uri umumama. Ni hehe ubona gukorera Imana biryoshye mu ibyo bihe bitatu? Uri umwana muto, uri umwangavu, ndetse uri n'umubyeyi. Gukorera Imana biraryoha. Gukorera Imana biraryoha cyane. Yesu araryoshye. Yego. Muri ibyo bihe byose nubwo ibicantege ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ahubwo abazimubwira abo ngabo nibo bazagwa. Hose byarandyoheye. Yego. Hose byakuryoheye kimwe? Nyine hose byarandyoheye, ariko cyane. Yego cyane. Cyane ndi umudamu. Nta kindangaje, nta ndi inyuma, ndi imbere. Yego. Dore ko kenshi niyo umuntu avuze ngo ni umuhanuzi ari umukobwa, bavuga bati uriya abasore bazamugusha tu, cyazatinda kubona umugabo agwe. Yego. Wowe rero ubona gukorera Imana uri umumama aribwo biryoshye cyane. Nibwo biryoshye. Yego. Umugabo mubyumva kimwe, ntabwo ajya kubuza ati uyu munsi ntujya gusengera aha? Umugabo wanjye tubyumva kimwe pe. Naba ndi kuvuga ku byo gusenga ibindi ubire. N'ubundi birani byo mu buzima bwite bwanjye. Yego, kandi tukivuga ku bijyanye no gusenga. Nta hantu na hamwe yambuza kugenda, ntabwo yambuza kwitaba telefone. Yego. Nta kintu na kimwe ambogamiraho, kuko nawe azi ko ari Imana yagize ute yamuremye. Imana imuha umugisha, tumusabe iyo mugisha papa bebe.
kuko impamvu nari nkubajije gutyo abakunzi ba Kandi TV show bakunda guhamagara abakozi b'Imana kugira ngo bagire ute babasengere. Nanjye niyo ntego yo gushinga iyi cano no kuza nkaza kubareba aho muri hatandukanye, cyane cyane abantu bo mu cyaro, kugira ngo uwumva ari kure uri hafi yaza mugasengana. Umupapa wawe papa w'abana mutabyumva kimwe, umuntu ntiyakwinjira mu rugo ngo yemere yuko umusengera. Kabiri, nkwigije uko abantu bahamagara yavuga ati ayo matelefone urugo wowe witaba uri mu bikiti, ahubwo na telefone ndayikwaka. Imana imumugisha rero ko wamubyumva kimwe kw'iyo ngingo, ahubwo tutanga nimero uzagukenera zanaguhamagara. Nimero yanjye ni 078 08 96 019. Urayisubiramo? 078 08 96 019. Iba kuri WhatsApp? Yego. Abazumva mwasengana bazakwandikire, abandi baguhamagare, ntacyo bitwaye. Yego rwose. Ni ryari wigeze wicuza kuba warahawe impano y'ubuhanuzi? Byigeze bikubaho? Ubwo uti Imana kuki wampaye iyi mpano ko ndi kubona iri kunshyira mu bibazo? Haleluya. Amen. Rero Imana ikimpamagara nakubwiye ngo yarambye ngo nta mpamvu nimwe. Yego. Ntago nicuza kubana na kuri iki Imana kuko nasanze ntaribeshye. Yego. Sabe icyo tukivuyeho. Ni ryari wicaye ukavuga uti Mana warakoze kuba warangiza umuhanuzi wawe? Ni ryari hari habaye? Ni buri munsi. Ni buri munsi ibyo bihe nabirayemo. Nuko numva Imana, nuko numva ndara mu bihe byiza ndi kuba ngo warakoze kundema. Kubera n'ibihe byiza naringiranye n'Imana. Numva nanjye ndi kuvuga ngo warakoze kundema Mana. Buri munsi ndabihorana ibihe byiza. Buri munsi mpora mvuga Imana mu buzima bwanjye bwite. Mpora nivugira Imana. Yego. Ariko hari igihe kiba pe. Sibyo? Ukavuga uti uyu munsi ntusanzwe, uyu munsi ku wa mbere ngeranyije no ku wa mbere w'icyashize, uyu munsi nagiye mu mavuta cyane, nicyo ndi gushaka. Haleluya. Amen. Amavuta yo nyahoramo. Amavuta yo nyahoramo, mpora mvuga Imana, mu rugo mpora mvuga Imana, ndi gukubura nkavuga Imana, mbese mu buzima bwanjye bwa buri munsi mpora mvuga Imana. Nta munsi bwakwira cyangwa iminota 5 ishira ntavuze Imana. Byakunaniye kubona kuri wowe byose bihora ari byiza. Kuri njye bihora ari byiza. Ari byiza cyane. Imana ishimwe. Impano yo kubwiriza ugiyigira? Njye nyigira rwose. Reka tuguhe umwanya tugeze ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yego ni karibu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana intego mfite muri ino minsi niyo kongera kugira ute kubaka. Yego. Reka turebe muri Nehemiya ibice 2. Uraza kudufasha udusomere kugira ngo tugendane neza. Yego, bwira bari abana ba reke kudusakuriza. Nehemiya ibice 2 umurongo turahera ku murongo wa mbere. Nehemiya ibice 2 dore ku murongo wa mbere. Uhere ku mutwe w'amagambo. Umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Haleluya. Amen. Imana ishaka kukohereza ahandi hantu. Haleluya. Amen. Iva muri uyu mwaka winjire muri 2026. Umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Shaka kukubwira ngo hari Imana ishaka kukwimurira. Ikibazo ufite Yesu ashaka kukikwimuramo. Yesu ashaka kugira ngo agire ute akohereza ahandi hantu. Umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami
maze nenda vino nyihereza umwami, kandi mbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mitima. Ndumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro niki? Kumurwa n'ahantu h'ibituro bya ba sogokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati, yego. Haleluya. Amen. Ngo umunsi umwe, haleluya, ngo umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani, ngo mu mwaka wa 20, ngo ku ngoma y'umwami Aritezarusi, ngo maze ngo nenda vino nyihereza umwami. Haleluya. Amen. Ngo kandi mbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Haleluya. Ngo maze ngo umunsi umwe, haleluya, muri kuno kwezi kwa 12, haleluya, nasaniye ni mu kwezi kwa 12, haleluya, kuri iyi tariki, kuri uyu mwaka, haleluya. Ngo nuko ngo kandi mbere hose ngo najyaniraga vino umwami, ngo nagize ute nafite umubabaro. Haleluya. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo biterwa n'iki keretse umubabaro wo mu mutima. Haleluya. Nuko umwami arambaza ngo kubera iki? Haleluya. Kubera iki uje imbere y'Imana ubabaye? Haleluya. Garagariza Imana agahinda kawe, wikagaragariza abantu Imana yo mu ijuru yikorere. Ngo ni kubera iki uje kandi ubabaye? Haleluya. Ngo kandi igihe cyose uza uje gusenga wishimye. Haleluya. Ukavuga mfite amashimwe gusa, ariko hari igihe n'ubundi kigera ukagenda ukafata Imana, noneho kino cyo biragenda bite? Hahandi uzi ko baraguseka, hahandi uzi ko byasenyutse. Haleluya. Aho niho Imana ikora. Haleluya. Ngo ni kubera iki Imana iri kukubaza ngo ni kubera iki ufite umubabaro muri ino minsi? Ni kubera iki muri kuno kwezi ufite umubabaro? Ni kubera iki ufite gushidikanya? Reka dukomeze. Umwami arambaza ati, hari icyo usaba? Umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Ngo nuko asaba Imana nyir'ijuru. Reka gusaba umwana w'umuntu, reka gusaba umuyobozi, reka gusaba iki, reka gusaba umuvandimwe. Ngo nuko nsaba Imana nyir'ijuru, saba Imana nyir'ururembo, eta yakusibo dosansemo, saba Imana. Haleluya. Reka dukomeze. Maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze Ibuyuda. Haleluya. Ngo nimba umwami abikunze, haleluya, uyu mwanya zenebodotayini sikuwaje zimora, uyu mwanya data arabikunze yongeye kukohereza mu enesita ya zibo, mu kibazo cyo wari urimo Yesu agiye kukigukuramo agushyira mu gisubizo. Tutakusibo iyo kanseri urwaye, ayo mara urwaye, izo mpyiko urwaye, ubwo burwayi tutakusibo na kiyarabido sanse. Ibyo byose Yesu yongera kohereza ahandi hantu. Haleluya. Agukura aho hantu, agukura mu buhake, agukura ku ngoyi umwanzi yakuziritseho. Komeza. Unyohereze Ibuyuda mu murwa urimo ibituro bya ba sogokuruza, mbone kuwubaka. Ongera unyohereze, ongera umpa amahirwe ya kabiri. Haleluya. Yesu naguha amahirwe, wongere ukosora ibyagize ute, ibyasenyutse, wongere wubaka umurimo, wongere wubaka urugendo. Hari aho watsikiye wumva ko Imana itagukunda, wumva ko Imana itari kumwe nawe. Tutayasikubodo sanse mora kide ninizivodo sayini lele tutaya. Yesu arashaka kugira ngo wongere wubake. Yesu yongeye kuguha andi mahirwe. Komeza. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ngahe kandi uzagaruka ryari? Haleluya. Imana iri kukubaza ngo none urongera ukosora ibyasibanye cyangwa urugendo rwawe ruzaba igihe kingana ute? Haleluya. Bitewe n'igihe uzamara mu butayu. Yesu ari kukubaza. Komeza. Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe.
nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Haleluya. Amen. Imana ni nyagahunda, Imana ni nyagihe. Haleluya. Amen. Irakubwiraga ati izuba ritari ryarenga ndakora igitangazo, kandi koko ritari ryarenga. Haleluya. Ritari ryasubira iyo ryaturutse. Haleluya. Ritari ryongera guca. Haleluya. Witinya wikangwa n'igicukuce, ritari ryarenga Yesu aje kugutabara. Kandi saba umwami niyemera bampa inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi ngo bampe inzira ngera i Buyuda. Kandi nsabye Imana kano kanya yemere impa abamarayika bo kunyobora, yongera impa ibisonga, yongera impa Mikayire, yongera impa Ernesta Bodotayine, yongera impa imbaraga kugira ngo neneze Vodotayi, kugira ngo ninzahura na Sani Barati na Tobiya nzabereka urwandiko. Kwakomeje. Bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami. Bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kugira ngo Asafu nawe atagutangira, baguha urwandiko kugira ngo Imana yo mu ijuru iri gukubya, Imana yo mu ijuru muri zino minsi iri gutanga inzandiko. Haleluya. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, tugiye gukorana n'inzandiko, tugiye gukorana n'urwandiko. Mbese wowe muri no minsi ufite urwandiko, kugira ngo amibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kugira ngo azampe n'ibiti byo kubaka amarembo y'umunara w'inzu. Ongera wiyubake, ongera inzu yawe yubake, ongera umutima wawe wiyubake. Haleluya. Kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzagira ute nzabamo. Bisobanura ugomba gusengera abantu, nawe ukagira ute, nawe ukisengera inzu yawe igakomeza ikagira ute, ikagira amavuta. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Amen. Haleluya. Ukuboko kwiza, hari ukuboko kwiza. Haleluya. Kugaragarira abayizeye Imana, kugaragarira Nezivodotayine Shamakide Mora Dosan, kugaragarira ukuboko kwiza k'Uwiteka kwari kugize ute kundiho. Haleluya. Mwaravuze ngo bitewe n'ukuboko kwiza. Haleluya. Kwa kundi gukiza, kwa kundi guhumanura, kwa kundi gusubiza, kwa kundi gutegeka, kwa kundi Ernesta Bodotayine, kwa kundi uhamagara kukakwita. Haleluya. Imana yo mu ijuru nikomeza kuturengera kandi nikomeza kutubera ku rugamba. Urasoma no ku murongo wa 17 ndakugora uyu munsi. Yego, Nehemiya ibice 2 umurongo wa 17. Umutwe w'amagambo avuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Ntimureba ko umurimo w'Imana ukugawa, ntimureba yuko umurimo w'Imana umeze nabi, nimureba ko abarwayi bakomeje kuba benshi, nimureba ko abantu bashonje ijambo ry'Imana, ngo nimuze twongere twubake. Ngo nuko iyo umaje ijambo ry'Imana yarambwiye ngo konkorude, ngo iyo umaje kwica, iyo umaje kwibagirwa amateka wica amategeko. Haleluya. Ntabwo uzajya kubwiriza abantu Imana utabonye, ntabwo uzajya kubwira abantu Imana ikora ibitangaza itarabigukoreye, ntabwo uzajya kubwira abantu ngo nsengera uyu, ngo ntegeka ibi, kandi nawe utari wategekera umuntu ngo utegeke abazimu bahunge, Satani azezengere. Oya, ngo nuko. Haleluya. Ngo nimuze twongere bahanuzi, muze twongere twubake, bavuga butumwe muze twongere twubake. Oya, Imana iteye kutubona nk'ingegeri, iteye kutubona nk'amabandi, twongere twubake umurimo. Haleluya. Tutaba igitutsi ku bantu turi gusengera. Gukomeza. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Haleluya. Amen. Ngo nuko haleluya, uko kwa kuboko kongeye kugaruka.
haleluya Amen. ngo nuko mbabwira ukuboko kwiza ngo kw'Imana yanjye ibyo kwangiriye ndibwami haleluya ndi mu buhake n'ukuntu nagiye guca bugufi imbere y'umwami akemera kumpa inzandiko zo kumpugura. Yesu yemeye gutanga urwandiko rwo kuguhugura. Yesu yongeye gutegeka kuneza ivodotayi ku buzima bwawe ngo mbabwira ukuboko kwiza k'umwami ibyo kwangiriye ngo nuko barongera bagira ute bariyubaka bongera bagira imbaraga bongera barabohoka bongera babona ubutsinzi bongera babona gukomera ngo nuko mbabwira ukuboko kwiza haleluya. Amen. Ukuboko kwiza niko ngiye kugutangariza. Yego. Haleluya. Amen. Uko kuboko kwiza niko ngutangarije. Yego. Yesu arakiza wikwigirira nabi. Yesu ntabwo akwanga. Wikwikingiranya mu nzu, wikwigambirira kwiyahura. Ongera usohoke, uje mu murwa. Yesu aguhaye urwandiko. Yesu aguhaye urwandiko rukwenjiza mu kazi. Yesu aguhaye urwandiko rugukiza. Yesu yongeye gutanga andi mafishi. Haleluya. Abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi, ariko Yesu ni ubaruta. Haleluya. Haleluya. Akazi kashobora kuguha igisubizo kibi ukadepoza hirya no hino bikanga, ariko Yesu ni ubaruta. Izo ndwara zawe, iyo paralize yawe, iyo kanseri yawe, Yesu ni uyiruta. Haleluya. Uko kuboko kwiza dufite amaboko menshi. Haleluya. Hari habirukira ku miryango, ariko umuryango ntago wagukiza paralize, umuryango ntigwagukiza kanseri, umuryango ntigwagukiza gusara, umuryango ntiwagukiza cyokora ico bagufasha bakujana mu bitaro bakakuzirika kugira ngo ubu bahunze akanya gatoya, ariko Yesu yagukozeho biratungana. Haleluya. Amen. Ngo sinzi uko bigenza, ngo sinzi nuko ubikora, ngiconze mwami iyo utegetse byose bibasha gutungana. Iyo utegetse abadayimoni barahunga, iyo utegetse zenebodosase abadayimoni barivuga bagahunga, ene kutayazivo abadayimoni babasha guceceka. Iyo utegetse karande zibasha gukurwaho, imizi yayo yose igagira ute igakuragurika. Imana yo mu ijuru niturengere. Yesu nadushigikire. Weho turi kurebana, weho mu bigo bitandukanye, ndagutangariza ko tugiye gusenga tutegeke, tugiye gusenga duhamagariye ridapfa, yayindi tabara ritari ryarenga, yayindi koresha itegeko, yayindi kubyira itariki nihinduranye. Imana ntago imeze nk'abantu batagira gahunda. Haleluya. Iyo gusezeranyije irasohoza. Haleluya. Iyo kubwiye ngo kira ubu ugiye gukira. Imana yo mu ijuru nigira ute niturengeye kandi nitubere ku rugamba kandi nidushigikire. Imana yo mu ijuru ikubagira ikibyibushe. Uyu mwaka tugiye gusenga itariki ya 15 nshaka kugira ngo winjire mu mwaka ufite urwandiko. Haleluya. Kuko muri uriya mwaka hagiye guca wambaye kandi hagiye guca uwagize ute ufite urwandiko. Mbese izo nzandiko zose izizagushisha kuri Asafu, izuzereka Sanibarati na Tobiya, kuko ba Tobiya bagiye kuba benshi. Haleluya. Ba Sanibarati bagiye kuba benshi mu muriro. Haleluya. Ariko tunshaka kubwira ngo kera ba Stefano babateye iki amabuye. Haleluya. Ngariko imbere yaho, haleluya, ngo babonaga ijuru. Haleluya. Babonaga ijuru. Geragezwa ariko ubona ijuru. Haleluya. Geragezwa ntucike intege ubona Imana imbere yawe. Geragezwa, haleluya, rwara ariko urwarane kwizera. Haleluya. Wisakuza mu kigeragezo, gira Imana ati Imana ukuboko kwawe kundiho. Haleluya. Ngariko ukuboko kwiza ko ari kugiza ute kwari kundiho. Ukuboko kuwiteka kukubeho. Oya wisakuza, oya wikwigirira nabi. Yesu aragukunda. Wikwiyanga. Yesu aragukunda. Oya ntiwifuze kwiyahura, oya ntiwisabire gupfa. Yesu aragukunda. Wikwigirira nabi. Haleluya. Ni ufite ifirimbo ya nyuma ku buzima bwawe. Haleluya. Muganga yakubwiye ngo urapfuye umunsi. Haleluya. Ariko mu masaha abiri ukabura kize. Haleluya. Bashaka kukubwira ngo uzapfa nta kintu wimariye. Yesu akakora. Haleluya. Akakwereka ko ari ufite icyo yakumarira. Haleluya. Kuko abantu bo nta kintu bakumarira, ahubwo nyir'ururembo. Haleluya. Amafaranga ntago yakuvuza burya. Haleluya. Amafaranga yakujana mu bitaro byiza, akakuriza indege ukaja kwivuza, ariko amafaranga ntayagukiza. Haleluya. Ni nyir'ururembo ugukiza.
haleluya ni nyir'ururembo gukiza amafaranga yaguha icyo ushaka ariko amafaranga hari kwa muganga babaraga ku isaha iyo bari gushize mu mwuka babaraga buri saha haleluya ariko deba imyaka ufite deba imyaka yo mfite akaba nta muganga wawe wakwishyuza haleluya akaba nta n'uwawe waza kugutera fagitire haleluya ku Mana nta EBM irimo ku Mana nta fagitire ku Mana ntabwo ngo tuje kuri resebusiyo ku Mana igishoro n'amavi haleluya tukama wizera haleluya nugira kwizera aka kanya nureba kino kiganiro ukagira kwizera Yesu arakubohora Yesu aragukiza icara wumve inyigisho wumva ubutumwa bw'Imana nahandi wabonera amahoro nahandi uzabonera gukira kireka kuwiteka niho guturuka haleluya ngo Mana nduburira amasange ku musozi ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe nago kuraturuka ku banyamahanga nago kuraturuka mu miryango kuraturuka ku witeka waremye ijuru n'isi amen Mana iguha umugisha twiteka 15 z'ukwezi kwa 12 turi mu mpera z'umwaka reka dusoze nk'umukozi w'Imana wahawe impano zo gutegeka ubundi utegeka uyu mwaka tuzawinjiremo neza Imana ihabwa icyubahiro ni karibu n'isengesho Mana nziza Mana data wa twese Mana rohimu Mana tayazivo do sanse mora kide do saini sikuwa nibokia ndasenze ndategetse negetse ene kutayazivo mbere ya byose nerukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo ndategetse Kristo iyo uvuze biratungana iyo utegetse byose birakumvira uyu mwanya ndasenze cyane ni nizivo do sanse mora kide do saini tayawinema ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zitegeke turategetse kugira ngo duhe inzandiko reka duhe kuzishikira reka buri mwe wese ongera umuha amahirwe oya Kristo kuko ene kutayazivo kuko tugiye kuzajya tunyura ahantu tukerekana inzandiko tukerekana abo turibo turagusabye kugira ngo duhe izo nzandiko duhamagaye yeri dapfa duhamagaye ishobora byose nkunda kukubwira ngo urumwe ku mubumbe mu isi no mu ijuru kuko uri Imana yihagije ene kutayabo dosanse gerere ndasenze nsengeye ubwoko bwawe ndategetse uburwayi buhunge ndategetse Kristo amavunane nahunge ndategetse inzara zihunge ndategetse ene kuta amaganya nahunge uyabe kwigirira nawe uradukunda kuko uruwiye iteka uri Imana yihagije wambaye icubahiro no kunesha muri uko gutegeka reka Kristo ufungure imitima reka umurwaye umukize reka Kristo ene kutayazivo urukubona nta gisubizo abashe gusubizwa nawe kuko ari wowe Mana byose tubisabye ku Mana mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu amen.